rero akomeza tubwira ibyiza by'umutima mutagatifu wa Yezu, tuzirikana urukundo yaradukunze muri iyi si rero igenda isigaye yarabaye nk'umudugudu. Ni ngombwa rwose kongera kuzirikana ku byiza by'umutima mutagatifu, aho tubona ko mu mutima ariho hakorerwa ibintu byinshi muri isi bimaze kuzuramo ibintu bya tekinoloji, ibintu by'ikoranabuhanga, aho umutima bashobora no kuwusimbuza ibindi. Icyo gihe rero dushobora kuzatakaza icy'ingenzi. Iyo ikintu kidafite umutima, iyo ikintu kidafite izingiro ryacyo, dushobora gutakaza icy'ingenzi, kandi icyo gihe kuzakigarura byagorana. Muri iyi si ifite ibibazo birimo amacakubiri, yuzuyemo intambara, urwikekwe hagati y'imiryango runaka. Ni ngombwa ko abantu bongera bakareba uko umutima wabo utera, uko icyo umutima wabo wifuza. Muri iki gihe rero dusabwa gushakashaka neza, gusubira ku isoko y'ubukristo, uko ubukristo bwatangiye. Babaga cyane cyane bishingikirije uwo mutima. Niba rero umutima udahawe agaciro, hari ikintu gishobora kuburiramo, hari ibintu bishobora kugenda nabi. Icyo gihe ibisubizo bimwe na bimwe bizajya biza ari inshuri, aho kugira ngo bize bimeze neza, bize ari inshuri. Niyo mpamvu rero tugomba guhamya no gufasha uwo mutima kugira ngo ubashe gukora igikwiriye. Niyo mpamvu rero tugomba guhora dukontorora, nk'uko umuntu ajya muri controle technique yafite imodoka. Tugomba natwe kujya duhora dukontorora, tureba ibisohoka mu mitima yacu. Agasesekara akuzura umutima nakahe? Ese ibyo ngibyo bisohoka biba bimeze biti? Ni ibyubaka cyangwa ni ibisenya? Mu mutima wacu rero tugomba kureba igisohokamo kugira ngo kizaze cyubaka, kizaze gifasha inyoko umuntu aho ava akagera. Naho ubundi bishobora kutugora kutumva neza icyo igisohoka muri uwo mutima wacu. Hagomba rero kubaho controle cyangwa kugenzura neza, kugira ngo wa mutima nama wacu, ya conscience itazangirika, kuko iyo yangiritse n'ibisohokamo biza ntaho bishingiye. Icyo gihe rero iyo umutima udakora neza, iyo tutabikontoreye neza, hashobora kuza uburyo n'andi matsinda cyangwa n'abandi bantu bakamanipira cyangwa bagakoresha uko bashatse ibyifuzo byawe. Iki gihe rero iyo bikoresheje uko bishakiye, bishobora guteza ibibazo byinshi, maze mu mitekerereze ya muntu, mu mikorere ye, ugasanga hari ibitanyuze mu murongo nyawo. Ibisohoka rero mu mutima bidufasha kumva neza ko ari ngombwa kumenya mu buryo bwuzuye ibisohoka, ibiba biturutse muri twebwe. Umufilozofe witwa Heidegger mu gihe cya vuba aha ngaha yavugaga ko ibitekerezo
bigomba mbere na mbere cyangwa mu gihe nyacyo guhera ku gihari, ku bintu biba bihari, kuko iyo bisohotse nta kindi kintu bishingikiyeho, icyo gihe bisohoka nta hantu bihereye, biza nabi. Tugomba rero kubanza guhera ku gitekerezo nyacyo, ku cyifuzo nyacyo, aricyo cya kindi Imana ishyira muri muntu, icyo Imana ishyira muri muntu, maze akabaho yuzuye koko icy'ingenzi. Iyo umutima cyangwa ibitekerezo byo mu mutima bize bicagaguritse, hari ingaruka mbi ishobora kubaho, nuko habaho kutagira icyo wifuza. Ukabona umuntu ugashaka ikintu yaba yifuza kugeraho ukakibura, ukabaho nta ntego, ukabaho nta kintu wimirije imbere. Bene uwo muntu rero umutima we uba warangiritse. Niyo mpamvu rero hari ikigomba gukorwa ni ukongera kubaka neza bundi bushya, umuntu akiyubaka ahereye ku ijambo ry'Imana, ahereye ku cyo Nyagasani amushakaho. Umutima rero nawo ni ikintu cy'ingenzi kidufasha kugira ngo mu byo dukora byose duhuze ibitekerezo n'ibikorwa. Iyo ibyo dutekereza n'ibyo dukora bihabanye, hazamo akavuyo, iki gihe ntibigende neza. Niyo mpamvu rero umutima ugomba kwisuganya, umutima niwo ugomba kudufasha kwisuganya kugira ngo ibitekerezo byacu n'ibikorwa byacu bigire injyana. Iyo nta njyana rero niho hahandi ugatekereza gukora icyiza ariko ibikorwa bikajya ukundi, icyo gihe ntabwo uwo muntu ibyo biba byuzuye neza. Bisaba rero ko ibyo dukora, ibyo dutekereza bigira injyana. Muri iki gihe rero hariho n'ubuhanga artificiel cyangwa ubundi buhanga nyiganano. Biragoranye cyangwa ni ngombwa kwibanda rwose ku bitekerezo by'umutima kugira ngo ibyo dukora bigende byuzuzanya, hato bya bindi artificiel, bya bindi bidashingiye ku buhanga bw'umuntu bitazatwara abantu. Ugasanga abantu ntabwo babasha gushyira ku murongo cyangwa gutekereza ibyo bagomba gukora. Nk'urugero, ubundi umuntu byinshi yabikoraga mu mutwe, ukaba nk'abana bamenya amara, bakamenya gukuba mu mutwe, guteranya, ariko ubu ngubu bakoresha amamashini. Icyo gihe rero kubera gukoresha ibyo ngibyo bituma umuntu atabasha gutekereza cyane, hari igihe bwa bwenge cyangwa na wa mutima byijyanamo gutyo gusa, utabashije kubishyiraho umutima. Kuko iyo urimo gutekereza tindatira hariya rimwe, nikira hariya, bigire gutya, nongere, hari ikintu burya uba urimo gutekereza muri wowe. Icyo gihe rero urimo gukoresha exercice, imyitozo mu mutima wawe kugira ngo no mu mibanire no mu mikorere hazemo uko kwihangana ndetse no guhangana n'ibigeragezo by'ubuzima. Ariko iyo byose ari artificiel, ari ubuhanga artificiel, icyo gihe hari ibigorana, bya bikorwa by'awa mutima hari igihe biba ibindi. Niyo mpamvu kubera ubwo bwenge bumeze gutyo hazamo complicité, cyane cyane nko muri ibi by'intambara hagati y'ibihugu n'ibindi, hagati y'imiryango n'iyindi, hakazamo ubundi buhanga butari mu mutima. Hanyuma ugasanga ibintu birasenyutse cyane kubera ko haba barabanje
gusenya ibikorwa by'umutima, ibikorwa by'umutima nka bya bindi byo kubabarirana, bya bindi byo gufatikanya, bya bindi byo kumva uburenganzira bw'umuntu. Ariko muri iki gihe kubera ibyo byose, aho kugira ngo bite kuri babandi bababaye, ahubwo hari igihe babajyana mu bigo byabo kugira ngo babiteho neza, bakabohera, bakamera nk'abantu batawe, batitaweho, bakabaha ibyuma cyangwa ibindi bintu akaba ari byo bibakoresha. Iki gihe rero ubwo buhanga nyiganano, ubwo buhanga bundi nabwo tugomba kubwitondera kugira ngo mu mitekerereze ya muntu wa mutima, rwa rukundo rufatika rugire intebe koko mu mutima wa muntu. Iyo umuntu atekereje neza, iyo umuntu ashakisha, iyo umuntu ari kwanariza, kureba ibibazo byugarije iyi si, asanga mu buzima gushakashaka Imana muri icyo gihe hari igihe bigorana, kuko ntabwo gushakashaka Imana bidusaba kugira umutima mbere na mbere, kuko uwo mutima niwo udufasha gushakashaka neza Imana. Iyo rero wirukankira ibindi, bya bindi bishobora kugutwara maze ntubone umwanya wo gusanga Imana cyangwa kuvugana n'Imana. Muza rero muri iki gihe mu byo dufite ubu ngubu nk'amatelefone, usanga ushobora gusura nk'urugo ugasanga umwana ari hariya kuri telefone, kuri touch, mama nuko na papa, abantu bose bari aho ntibashobora kuganira, ntibashobora guhura kubera rya koranabuhanga, kubera bya bindi artificiel, ugasanga barimo bariganirira n'abahandi kandi muri kumwe. Icyo gihe rero ubwo bwenge cyangwa ibyo bimenyetso bishobora gutuma ibyerekeranye n'umutima bitakara. Aho ngaho rero bisaba ko tugomba kuhitondera kugira ngo mu kuzirikana ibyiza by'umutima utugezaho tutazabitakaza burundu. Kuko niba abantu buri wese yibereye mu bye, cyangwa aho kugira ngo ube uganira, akaba mugani w'Abanyarwanda ngo ifuni ibagara ubucuti ni akarenge, aho kugira ngo uhaguruke ngo usange undi muhoberane, muganire, mwicarane, ahubwo ugasanga okay, ndamwohereza message, urohereza mu kirere, hanyuma ibindi ubwo nakazi ki. Icyo gihe nabyo ni byiza, ariko bishobora kuzabuza ya contact y'umutima n'umutima, kuko iyo abantu bahura, iyo abantu baganira mbona nkubone, hari ikindi bishyira mu muntu kurusha uko wakohereza. Ibyo bijya bigaragara cyane cyane nk'umuntu yagize nk'ibyago, abantu bakavuga bati turakoherereza byose, turaguha ibyo ushaka byose, ariko nitukugeraho. Sinzi niba byagushimisha cyane. Burya ibintu n'abantu, iyo abantu bahari, hari ikindi kintu kiyongera ku mitekerereze cyangwa ku myumvire yawe. Niyo mpamvu rero iyo contact physique, uko kuba umutima wundi wegereye n'undi mutima, ibyo bigahura, nibyo bigenda neza. Naho kohereza, naho kubishyira a distance, nyine ni a distance, ni kure. Iyo byegeranye neza biba amahwi. Nubwo bwose bavuga ko isi yabaye nk'umudugudu, ahantu habaye bugufi, ariko bishobora kuba bugufi bituzuye neza. Dushobora kuba twicaranye gutya tutari kumwe, twaba twicaranye ndi muri touch yanjye ndimo kuganira n'abandi, n'undi gutyo, kandi abatubona babona ko turi kumwe, ariko imitima yacu itari hamwe. Niyo mpamvu rero icyo gihe bisaba yuko twumva agaciro k'umutima nyawo, atari ibyo ngibyo artificiel. mu gukunda
umuntu yumva impamvu ndetse n'uburyo ubundi ariho, kuko iyo hari urukundo, iyo tugaragaje urwo rukundo, niho numvira ko na mugenzi wanjye ariho. iyo ntamukunze cyangwa urwo rukundo ruhari, wumva uri we wenyine cyangwa kumva wihagije. Ibyo ngibyo rero ni ikindi kintu kibangamira ka gaciro ko gushyira ibintu mu mutima, ko kumva ko ibintu bikomoye mu mutima. Niba rero bikomotse mu mutima, ugomba kwicara hamwe ugafata ako kanya ugatekereza kuri urwo rukundo. Ibintu byose bigomba kubaho nk'uko habaho connection. Ucomeka sharijeri mu muriro, muri prize ukabona umuriro muri telefone. Ni nako n'umuntu agomba kugira connection, agomba kuba buri gihe acometse kuri rwa rukundo, kuri wa mutima. Iyi mitima icomekanye nibwo urumuri cyangwa nibwo urukundo rwuzura neza. Ntabwo rero wambwira ko umugenzi wawe mukundana hatariho iyo connection, hatariho iyo contact, uko guhura, uko guhuza imitima. Ni kuvuga guhuza imitekerereze, guhuza santima, guhuza ibyumviro. Mwumva mute ikintu runaka. Ni naho hakomoka kwa kuganira kw'abantu, dialogue. Imitima iganira, niyo haganira imitima nibwo bigenda neza. Naho iyo ari mu bwenge cyangwa mu bundi buryo bundi, icyo gihe biragorana. Byose rero bigomba guhuzwa n'iyo connection, n'iyo contact, kugira ngo ibintu bigende neza. Iyo itwara imodoka idashyizemo urufunguzo yako, nta cyo utayishyizemo, ntabwo imodoka yaka. Mwese bazajya bahora bashitura. Hari igihe n'urukundo rwacu ruba rumeze nk'urwo bashitura. Icyo gihe rero ntabwo biba bimeze neza. Umutima bagenda buri gihe bawushitura, kabiri gatatu byakwangirika. Niyo mpamvu mu rugendo rwacu, mu mibereho yacu, tugomba kugenda dufitanye iyo connection, dufitanye iyo contact. Urwo rufunguzo rufungura, urwo rufunguzo rero rufungura ni turukomora muri bya byishimo byo kuba twaganiriye n'Imana mu kuri. Icyo kiganiro tugirana n'Imana mu kuri, atari mu buryarya, niyo contact, niyo kontaki, kugira ngo tugere neza, dufungure wa mutima, tugereho. Mugenzi wawe buriya kontaki izatuma ubana n'abandi neza, kugira ngo mugereho, kugira ngo ugere ku mutima we, utahe ku mutima we, niyo dialogue, nicyo kiganiro. Noneho Imana ukayibitsa urwo rufunguzo. Iyo rwibikiye cyangwa ukarubitsa abandi, rushobora gutakara, sibyo? Noneho wa muntu urukundo rwanyu rukagenda nabi, rukangirika. Iyo contact rero, uko guhuza, nibyo bidufasha kugira ngo twumve neza imibanire yacu. Papa muri nimero ya 23 y'uru rwandiko rwe, niho atubwira ko hagomba kubaho harmony, ni kuvuga inoza myumvire, inoza mitekerereze, inoza myumvire, inoza mitekerereze, wa mutima ukanoga koko, kugira ngo ibikorwa byose bigende neza. Ikintu gikomeye cyane, ikibazo tugomba kwibaza, ese koko dufite iyo connection aho ngaho ducomeka? Dufite uwo umutima wacu uracomekeka cyangwa warapanutse? Ese umutima wacu ushobora kuba ucomekeka, no kuvuga ngo ushobora guhura na mugenzi wawe mukumvikana, cyangwa uravuga uti
azabiwe nanjye mbi wanjye. Ibyo byaba bibaye nka ya mirongo iteganye cyangwa ibikingi by'amarembo. Mu rugendo rwacu rero tugomba guhora dushobora gusobekeranya ya mitima yacu mugenzi wawe mu kumvikana, noneho ukumvikana n'Imana. Imana irahari, iri aho ngaho, irashaka utera agatambwe ngo yegere mwumvikana, habe iyo contact. Icyo gihe rero kugira ngo iyo contact ishoboke ugomba kubanza kureba niba koko atari pirate, bigendana neza. Ukibaza uti se eje un cœur, ufite umutima, ufite hahandi ushyingura bya byifuzo byose. Iyo rero ufite aho ushyingura bya byifuzo byose, iyo ufite umutima wawe, ugomba no kureba uwurinda ute. Mu buryo bwo kurinda, ese uwo mutima wawe wifitemo agashyuhe cyangwa warakonje? Mfashe urugero rwa prise ishobora kuba iri hariya y'amashanyarazi, itifitemo umuriro, uracomeka ntacyo bitanga, sibyo? N'uwo mutima wacu rero ugomba kugiramo ako kariro, le feu, wa muriro w'urukundo, wa muriro wa Roho Mutagatifu. N'umuriro rero ni ikimenyetso cy'ubushyuhe, ni ikimenyetso dushobora kubona kigomba kudufasha kumva uko duhuza rwa rugendo. Mutagatifu Ignace wa Loyola, ni umuyezu washinze umuryango w'abayezuwiti, atwereka muri teolojiya uburyo uwo muriro ufite agaciro gakomeye cyane mu gutuma hari ikintu gikorwa runaka, mu gutuma wa mutima wacu ugira agaciro. Nibyo yise effectus, kugira ngo ubuje cyangwa habemo dinamis, habemo dinamo, habemo kuvaho, kugira kwinyagambura. N'umutima wacu rero tudafitemo uwo muriro w'urukundo ntabwo wakwinyagambura. Kandi iyo urebye nabi uwo mutima, uwo muriro wakotsa aho kugira ngo ugufashe neza. Ukotsa ryari? Igihe utarimo gukontorora neza uburyo wa mutima ibyo urimo kuwukoresha. Vuga ngo umutima washobora gusohokamo ibyifuzo bibi, bya bindi by'urwango, bya bindi bidahwitse. Icyo gihe rero wa muriro urimo ubwo bukokeje. Ariko iyo hasohotsemo ibyiza, uguha dinamis, uguha imbaraga, maze ukagera ku cyo ushaka, kandi nyacyo. Ini volonté fondamentale. Icyo ushaka rero nicyo cyongera kigasubiza ubuyanja ubuzima, la réorganisation de la vie. Ubuzima bwawe aho bwari bugiye kwangirika bukongera bukagira ikibatsi, bukongera bukagira isura. Buriya muri bya bitekerezo byacu, muri bya bikorwa byacu, iyo hatabayemo iyo réorganisation, kongera kwisuganya, niba waruhuye n'ikibazo runaka mu mutima wawe, waruhuye n'ikibazo runaka, iyo hatabaye ko kwisuganya urasandara. Niyo mpamvu nk'igihe cy'umwiherero nka gutya aba ari igihe cyo kongera kwisuganya, cya réorganisation. Ukavuga uti ese mpagaze he, narindi hehe, ngeze hehe? Kandi na mbere y'uko ufata icyemezo runaka hakagombye kubanza kubaho réorganisation, kongera kwisuganya. Umuntu umeze neza, umuntu ushyitse, umuntu wiyubashye, niyo uvuye mu nzu iwawe ugomba kubanza kurundarunda utuntu neza kugira ngo hagize undi muntu uza asanga ibintu bimeze neza. Bisohotse nko mu biro, ikora nko mu biro,
ntabwo usohoka uko ubonye kose, ubanza gusa naho urundanya utuntu ukabyoruganiza neza kugira ngo haje undi muntu atagucishamo ijisho. Iyo reorganisation rero nicyo dusabwa, no kongera koroganiza ibitekerezo byo mu mitima yacu kugira ngo hataza kuvangirwa. Iyo reorganisation rero nibyo Mutagatifu Inyasi wa Loyola yita nyine effectus, kugira icyo ukora. Uwo Mutagatifu Inyasi wa Loyola cyane cyane muri iyo gita reorganisation cyangwa kongera kwisuganya, nibyo yitaga uko gukompoza, gushaka ahantu ukorera, gushaka gushyira ibintu ku murongo neza. Iyo rero ushyize ibintu byawe neza ku murongo, ukamenya aho bikomoka, ukamenya aho ikintu iki n'iki giherereye, niyo ubigiyemo ibintu biroroha. Umutima rero nyawo wemera ni nawo ushobora gukunda, ni nawo ushobora gusaba imbabazi. Iyo urimo kuriyorganiza, gushyira ibintu ku murongo, ukabona ko hari aho bitameze neza, nibwo ushobora kugira ikindi kintu usaba, ukavuga uti buriya naburaga iki, reka ngishakashake gishyire hariya ngire ku murongo. Muri uko nko kumubana n'abantu, niba ari aho bitari bitunganye neza, urongera ukireorganiza, ukongera ugashaka imbaraga, ugashaka ikibatsi cyagufasha kugira ngo ubashe gusimbuka cyangwa kurenga iyo mbogamizi wari uhuye nayo. Icyo gihe rero nibwo ushobora gusaba renfort, gusaba wagufasha, kugisha inama. Ushobora kwegera abandi ati mwe mwabikoze mute, mwe mubigenza mute kugira ngo mutsinde ikintu iki n'iki, mwabigenjeje gute kugira ngo kiriya kintu kive mu mutima. Tuvuge nk'ubu ngubu nk'urugero cyane cyane mu Rwanda rwacu, nk'ibyerekeranye no kubabarira. Kubabarira ni ikintu gikomeye cyane. Ushobora kwegera, iyo wiyoruganije, ukongera ukareba wowe aho uhagaze, yaba ari muri za nyigisho cyangwa mu biganiro n'abandi bagenda bagirana, ushobora kumva mugenzi wawe hari intera yateye, ukavuga uti wowe wabigenje ute mu buhamya, ubyitwaramo ute. Ubu nk'abavandimwe rero muhura kenshi, mushobora no kugirana inama iyo kumva ko wowe mu mutima wawe, kugira ngo ibintu bisubirane, ibintu ubisane neza, wabyitwayemo ute. Ubuhamya rero utanga bushobora gufasha mugenzi wawe. Icyo gihe rero uko kubabarira, uko gukunda, uko gufatikanya bishobora kugira agaciro, cyane cyane iyo Nyagasani umuhaye umwanya w'ibanze. Ukumva ko Nyagasani ari muri wowe, Nyagasani ari muri wowe. Kuko iyo uzi ko Nyagasani ari muri wowe, icyo ukora wumva ko ibyawe atari byo byibanze, ahubwo ugushaka kw'Imana, ugushaka kwa Nyagasani ariko kugomba gukorwa. Kuba rero wumva ko Imana ariyo ikwiyegurira, iguha izo mbaraga, niyo mpamvu ugomba kumva buri gihe, igihe cyose, ko Imana ni propriété, uri propriété y'Imana, uva uri umunani w'Imana. Ntabwo umuntu yabasha kwigarurira Imana, ntabwo umuntu yabasha kwiha Imana, ahubwo Imana niyo itwiha, kuko niyo itera iyo ntambwe
twebwe aba ari akantu gato cyane, twebwe ni ukwakira no kwemera ubwo bucuti Imana ibidushakaho. Accepter son amitié est une affaire de cœur et nous constitue en tant que personne au sens plein du terme. Kwemera ubwo bucuti Imana idushakaho ni bikorwa n'umutima, ntabwo ari umutwe, ntabwo ari ugutekereza gusa ngo uvuge ngo burangiye nabitekereje, niba mbitekereje ndabikora gutya. Ntabwo ari byo twifashisha, ahubwo icyo twifashisha nyine n'urwo rukundo rw'umutima wacu. Mutagatifu Bonaventure we avuga ko tugomba gusaba atari ugusaba gusa urumuri, ahubwo tugomba no gusaba icyo gitanga urumuri. Mutagatifu Bonaventure avuga ko tugomba gusaba, ntitugomba gusaba gusa urumuri mu mutima wacu, ahubwo tugomba no gusaba icyo gitanga urumuri. Icyo gitanga urumuri ni umuriro, ni icyo kibatsi cy'umuriro, kuko icyo kibatsi cy'umuriro kizamutse muri wowe, hari icyo uronka, hari icyo ubona, maze bigatuma hari aho ugera. Icyo rero gitanga urwo rumuri ni Nyagasani, niwe dusaba, niwe dushakashaka igihe n'imburagihe. Niba rero twumva ko Kristo yadupfiriye, byari ukugira ngo ashyire muri twebwe cya kibatsi cy'urukundo rwe, maze cyinjire muri twe, azukire muri twebwe. Ibyo dukora byose tubikore mu izina rya Kristo wazutse, kuko icyo gihe nibwo bizaba byuzuye cya kibatsi koko cy'umuriro, kizaba byuzuye rwa rukundo rwa Nyagasani. Nyagasani adukiza binyuze mu biganiro agirana n'umutima wacu. Ni ukuvuga ngo umutima wa Yezu Kristo n'umutima wacu, iyo interaction, ibyo byifuzo bihahurira, nibyo dukirizwamo, nibyo mutagatifu witwa John Harry Neyman avuga mu nteruro ye yafashe y'ubuzima bwe, igenga ubuzima bwe, mu rurimi rw'Ikilatini ivuga ngo cor ad cor loquitur, cor ad cor loquitur. Ni ukuvuga ngo, bishatse kuvuga ko umutima n'umutima, umutima wanjye n'umutima wa Yezu iyo bihuye bikaba amahwi, mbikirizwamo. Cor ad cor loquitur. Ibyo ngibyo rero nibyo bituma aba koko umuntu utekereza, agatekereza uburyo umuntu ufite uwo mutima iyo asenga umutima we n'umutima wa Kristo biba amahwi, maze bikaba viva, bikagira ubuzima muri icyo gihe. Iyo urimo gusenga kugira ngo utarangara, nuko ibyifuzo byawe, ibyifuzo by'umutima wawe n'ibyifuzo bya Kristo bigendana. Icyo gihe iyo byanywanye, ni ukuvuga ko uba wageze ku ntego yawe, isengesho ryawe riba ryuzuye koko. Niyo mpamvu muri icyo gihe uyu mutagatifu Neyman yabonye ko muri Ukaristiya ariho abona neza umutima wa Yezu, kandi akaboneramo amahoro yuzuye, nk'uko nabibabwiraga ejo. Uwo munsi mukuru w'umutima mutagatifu umunsi mukuru w'umutima mutagatifu n'umunsi w'Ukaristiya, kimwe kibanziriza ikindi. Ni ukuvuga ngo Ukaristiya
iyo duhimbaje ukarisitiya octave yayo tuyisoza n'umutima mutagatifu wa Yezu. Va umutima mutagatifu wa Yezu n'ukarisitiya nabyo ni ndatana, kimwe ni presence, kimwe kidushyira muri preza muri ako kanya, hanyuma ahandi bikatubera isezerano twasezeranyijwe uwo mukiro wa Yezu Kristo. Niyo mpamvu tuzirikana neza urwo rugendo tuba dufite mu rukundo rw'Imana. Iyo dutekereza kandi ibitekerezo bisohoka mu mutima wacu, niyo mpamvu tugomba kubanza gutekereza ese umutima wacu n'umutima wa Yezu Kristo bihurira he? Ibyifuzo by'umutima yacu, ibyifuzo biba muri twebwe n'ibyifuzo bya Yezu Kristo byo kudukiza bihurira he? Amagambo ya Yezu Kristo asohoka muri twebwe hari icyo agomba kudufasha kugira ngo twumve neza ugushaka kw'Imana. Ko gushaka kw'Imana tukubona nyine muri rya jambo ry'Imana, muri ya magambo ya Yezu Kristo ushaka kuduha umutima we kugira ngo tuwakire. Ugushaka kwacu rero kuba amuvoma, uvuga ngo guhurirana no gushaka kwa Nyagasani igihe dushyira mu bikorwa ibyifuzo bye. Icyo Nyagasani yifuza ni ikuzo ry'Imana, ni umukiro wa mwene muntu. Ibyo ngibyo rero byose ntabwo bigomba kuba gusa mu by'imibereho gusa, ahubwo no mu kwemera bigomba kwinjiramo, maze tukumva tukabona Nyagasani, tukamubona kumusingiza kandi kumuramya, bikaba ari igikorwa cy'umutima. Ntabwo ari igikorwa cyo kuvuga ngo reka ngeyo kuko abandi bagiyeyo, ngeyo kubera ntabikoze gutya byagenda gutya. Oya, ni igikorwa cy'umutima kikuvuye ku mutima, bitarimo agahato gaturuka ku bandi. Ese koko ibikorwa byawe by'umutima wawe nta gahato kazamo? Iyo hajemo agahato ni cya gihe ushobora mu bakanisha bavuga ngo kugonga moteri. Imodoka yagonze moteri, ni cya gihe nyine ibikorwa by'umutima bitaba byagenze neza, hazamo kugonga, hazamo kurusirika. Iyo bibaye gutyo rero, ubwo nyine ni ukwirukanka no gusara, ni ugukora ibikorwa bidafite umutima. Wakora ikintu yewe nta mutima yari afite, umutima udashyitse hamwe. Ibikorwa by'umutima nibyo byonyine bishobora kudushyira hamwe n'abandi, tugashobora gukora, tugashobora kubaha Nyagasani mu rukundo. Buriya ibikorwa by'isi yacu, isi yacu ishobora guhinduka bihereye ku mutima. Niyo mpamvu hari umugani w'igifaransa bakunda kuvuga ngo si quelqu'un balait devant sa porte, toute la rue deviendrait propre. Buri wese aramutse akubuye imbere y'umuryango we, buri wese aramutse atunganyije ku muharuro we, umuhanda wose waba mwiza. Buri wese aramutse atunganyije ibimureba, ibintu byose byaba byiza. Niyo mpamvu rero buriya isi izahinduka bihereye ku mutima. Le monde peut changer à partir du cœur. Niko Papa Francisco mu ngingo ya 28 y'uru rwandiko atubwira. Nimuzagire ngo bazabanza ngo bari abakomeye cyangwa ibyo byakure. Oya, umutima wa buri wese, la conscience, wa mutima nama we, umutima nama wawe ugenze neza, ibintu byahinduka. Niyo mpamvu kenshi usanga abantu baba babwira ati singewe suri yase ngo yewe ngo bari aboze ngo barancumuza. Ntubone wowe icyaha cyawe, ntubone uruhare rwawe, ukumva ko ari abandi. Iyo ndwara abantu baba bafite
cyane cyane iyo badafite umutima ushyitse hamwe, bashaka kwikuraho responsibility, kwikuraho uruhare rwabo. Buri gihe uravuga ati si bariya se, nka bya bindi byaranze Adamu, avuga ati umugore wanshyize iruhande, nta nubwo yavuze ngo uriya muvandimwe wanjye, oya, ni nkaho Imana yamutsindiriye ikintu kimushuka. Eva nawe akavuga ati si we se waremye iriya nzoka, yanshutse nuko. Buri gihe umuntu niyumva responsibility ze. Iyo rero mu mutima wawe wumva hari icyo wakora, icyo gihe nibwo ubona aho wahera hari igihinduka. Le monde peut changer à partir du cœur. Buri wese rero ahinduye umutima we hari icyo byatanga. Ni duherereye ku mutima wa buri wese, nibwo buri communauté, buri tsinda bashobora guhuza ibyerekeranye n'ubwenge ndetse no gushaka kw'Imana, maze amahoro agahinda, amahoro rwose akaganza. Iyo abantu bashaka guhuza cyane cyane nko mu byerekeranye n'imishyikirano, bagomba kubanza kureba intimatima cyangwa l'essence, ni iki kidahinduka kuri uyu n'uyu mugiye gushyikirana, ni iki kiri grave gikomeye cyinjira mu mutima w'ikintu runaka. Iyo mumaze kukibona, mushobora no kugenda muvunguraho, mushobora kugira icyo muhuza. Usanga rero abantu batareba ibibahuza, ahubwo kenshi bareba ibibatanya, ni ukurebera muri negatifu gusa. Icyo gihe rero imishyikirano cyangwa dialogue iragorana. Ya mitima, ufite umutima nanjye nkagira umutima, reka turebe ibyo umutima wawe kutera n'uwawe kumeze, noneho dushobore kubihuza. Iyo rero dutekereje, wowe nukoresha umutima, undi akaba yakoresha ubwenge n'ubucabiranya, ntaho muhurira. Icyo gihe nta hantu mwahurira. Icyo gihe rero bisaba ko mwese muhuza indoro, muhuza ibitekerezo, kugira ngo hagire igihinduka. Ariko rero kandi ni muri Nyagasani, ni muri Yezu Kristo udufasha, ni impano atwihera kugira ngo tubashe kugira imibanire myiza kandi yishimiwe mu kubaka ingoma y'urukundo, ingoma y'ubutabera muri iyi si yacu. Iyo ibitekerezo by'umutima wacu bihujwe n'ibitekerezo by'umutima wa Nyagasani, ibyo ngibyo bishobora kudukorera igitangaza cy'imibanire, le miracle social. Buriya kugira ngo abantu babane ni igitangaza, duhereye n'abantu muba muri kumwe, nta muntu wigeze ahitamo runaka ngo urahitamo umwana uzavuka, uzabyara, ngo naza ameze gutya, ntawe ubihitamo. Ni igitangaza ukajya kubona Imana iguhaye umuntu runaka. N'abashakanye nabo nuko, haba hari abantu benshi cyane, hakaba icyo gitangaza, le miracle social. Ukabona abantu barahuye kandi bakanahuza. Impamvu bahuza, impamvu bashobora guhura ni Nyagasani. Ni utuma dushobora gukora communauté. Ni communauté n'iri tsinda ryanyu, bura ni Nyagasani bitera. Naho ubundi buri wese yaba nk'ikiruri imbere y'undi. Iki gihe rero bibaye gutyo, aba ari intambara nyine. Nta mutima ubura aho ngaho, nta mutima wa kimuntu. Umutima wa kimuntu rero ni bwa buntu, iyo buhuye rero n'umutima w'Imana, bihuye n'umutima wa Kristo, bwa buntu buratagatifuzwa, nibe bikibaye ubuntu runtu, ahubwo bikaba ubuntu bw'ineza. Ntibibe ubuntu runtu, bikaba ubuntu bw'ineza. Kuko ubuntu runtu ni bwa buntu bushobora kuba buhisha ikindi.
inyungu runaka, ariko bibaye ubuntu bw'ineza ni nka bwa bundi Imana yakoze, kuko Imana n'urukundo, ikaduha Yesu Kristo ku buntu bwe. Ubwo buntu rero atugaragariza nibwo bushobora gukiza iyi si yacu. Niyo mpamvu rero tugomba gufata ibikorwa by'umutima au sérieux, tukumva ko tukabiha agaciro. Mu nama yabereye i Vatikani ubwa kabiri niho batubwira ko tugomba guhindura ibitekerezo cyangwa kumva ibitekerezo by'imitima yacu no gufungura amaso yacu kugira ngo turebe uko iyi si imeze, maze iterambere rihari mu mibereho yacu, mu buzima bwacu, tukagira aho tuyerekeza. Imbere y'ibibazo byugarije iyi si, abari muri iyo nama bagarutse kongera kugaruka ku bikorwa by'umutima, kongera kugaruka ku bikorwa by'umutima wa Yesu Kristo, kuko niho dushobora nibyo bishobora gutuma tugira interiorite, twisubiramo muri twebwe nyirizina mu imbere hacu, maze tukarenga ibyo byose bishobora kudutanya. Tunayibona mu gitabo cya mbere cya Samweli, umutwe wa 16 umurongo wa 7. Igitabo cya mbere cya Samweli, umutwe wa 16 umurongo wa 7. Igitabo cya mbere cya Samweli, umutwe wa 16 umurongo wa 7, cyangwa mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, umutwe wa 17 umurongo wa 10. Yeremiya 17 umurongo wa 10. Hatubwira yuko ibyo dukora byose, imyanzuro dufata yose igomba kuba imurikiwe na Nyagasani. Iyo bimurikiwe na Nyagasani, icyo gihe bigenda neza. Niyo mpamvu bigomba kuba bimurikiwe na Nyagasani, niyo mpamvu tutagomba kwihagararaho ngo twumve ko ibyo dukora ari ibyacu, ari twebwe twigize. Tugizwe n'Imana, tugizwe n'Imana. Ntabwo umutima wacu cyangwa ibitekerezo byacu twigize, ntabwo turi autosuffisant. Iyo ushatse kwigira kandi uri fragile, uri ubusabusa, nawe warakomeretse, ushobora gukomeretsa abandi. Niyo mpamvu ugomba kumva ko ugizwe mbere na mbere n'Imana, kuko Imana niyo idushakira ubuzima nyabwo, une vie plus digne. Imana niyo idushakira ubuzima nyabwo. Iyo ushatse rero kwigira, bikaba ugiye wavuze kwigira nuko hari icyo baba tuzujeho, burya no kwigira nabi cyangwa kwigira ndigaba. Tugizwe n'Imana. Iyo rero ushatse kwigira, ushobora kwigira nabi, ushobora kwigira uko utari, uko Nyagasani atabishaka, kandi icyo gihe ni uhahombera. Tugomba rero kumva ko iyo ugizwe n'Imana, ibitekerezo byawe mu mutima wawe bigahura no gushaka kw'Imana, icyo gihe byose biba binoze neza. Kugira ngo rero tubeho dufite ako gaciro, ntabwo bihagije gusa kumenya Imana, kumenya ivanjiri mu buryo mekanike. Dukeneye n'ubufasha bw'Imana. Ushobora kumenya ku busoma ivanjiri, kuba muri abasoma mu kiliziya, ibyanditswe bitagatifu mubizi rwose,
mujye mwibuka ko burya na shitani igihe yashukaga Yezu aramubwira ngo nayize ibyanditswe. hariho n'abandi bakoresha n'ibyo byanditswe bakagenda bakoresha bagoreka ibyanditswe. ntabwo bihagije kumenya ibyanditswe bitagatifu, ntibihagije gusoma Bibiliya gusa, ahubwo hagomba no kuzaho ubufasha bw'urukundo rw'Imana, kuko Imana itagufashije wabyumva incuri, kandi iyo ubyumvisha incuri nawe ugenda ucuramye. bisaba rero kubyumva neza. Imana igufasha kumva neza urwo rukundo rwayo. Kwinjira rero mu mutima mutagatifu wa Yezu, mu izingiro ry'ubuzima bwacu, muri rwa rukundo nyarwo, wa muriro w'urukundo, nibwo tugera ah'ingenzi. aho ngaho niho hatuma natwe tubasha kumenya Imana no kwimenya. Connaître toi-même. uzimenya ari uko uzi Imana. naho iyo utazi Imana wimenya nabi, kumva ko uri igihangange, wumva uri mwiza, wumva uri warabiciye bigacika, kubera ko utazi ubwiza bw'Imana. uzi ubwiza bw'Imana, uzi ubuhangange bw'Imana, wowe ubwawe wakumva ko ari participation, ni Imana igushoboza muri wowe. naho umuntu we wenyine nta buhangange bwe, nta bwiza bwe. ibyo ukoze, ibyo ukora byiza, burya n'Imana iba yabigushyizemo, kuko n'ikibi cyashoboka. ariko kubera Imana, icyo gihe ushobora kugera no mu cyiza, kuko Imana ikabisingirizwa. ariko izakureka, izakukoresha ku ngufu. niyo mpamvu nawe ugomba gutura ku gatambwe, kugira ngo bwa bwiza bw'Imana uburefurete, umere nka miruware iyo itunze itoroshi imurika n'ahandi. niba rero wowe utemeye ko umurikira n'abandi, Imana igutunze igasanga uropaka, ugasanga ntabwo ubengerana, bwa bwiza bw'Imana ntabwo buzagera ku bandi. buriya buri wese atumwa ku bandi, atumwa kuri mugenzi we, kugira ngo ugaragaze ubwiza bw'Imana, ugaragaze ubuntu bw'Imana. ibyo ukoze rero burya n'Imana ibikoze muri wowe. wa mutima wa Yezu Kristo rero niwo zingiro rya byose, niho dukomora ibyo byiza Imana igenera abana bayo. ni muri urwo rukundo rero Imana yadukunze, natwe tumenyeramo ko dushobora kuba dukundana. Kristo rero niwe mutima w'iyi si. Pasika, urupfu n'izuka bye, bikaba centre, bikaba izingiro ry'amateka y'ubuzima bwacu, maze bigatuma tumenya natwe amateka y'umukiro wacu. tumenya amateka y'umukiro wacu. ibiremwa byose rero, byose biregerana, byegera Nyagasani binyuze muri twebwe, kugira ngo tugere ku Mana koko, tuyigereho mu buryo bwuzuye, tugendanye na Yezu Kristo watsinze urupfu, maze natwe tukagera muri urwo rukundo rwuzuye, muri urwo rukundo rwuzuye. Papa rero asoza kino gice cya mbere asaba Nyagasani kugira ngo yohereze afashe abantu, afashe imitima yakomeretse, kugira ngo azayituremo, Nyagasani azayituremo, azaturirwa hagati muri twe, ayuzuzemo urumuri n'urukundo bye, maze isi yacu irusheho kujya mbere. iyi si yacu ivukamo amakimbirane ndetse
n'ubusumbane n'ubujyahabi n'ibikoresho birwanya muntu, kugira ngo ibashe kongera kumenya agaciro kubaho k'ubuzima, nuko ihabwa, nuko yongera gusubiza agatima impembero, gusubiza agatima impembero. Mu gusubiza agatima impembero rero nibyo bita rocker, umutima, cordia, gusubiza agatima impembero. L'importance du cœur, agaciro k'umutima nuko gatuma dusubiza agatima impembero. Ni ijambo rimwe, nicyo ngicyo twafatamo l'importance du cœur. Ese ibikorwa by'umutima, ibikorwa by'imitima yacu bifite akahe kamaro? Akamaro kabyo nuko dusubiza agatima impembero. N'iryo jambo ryiza ry'ikinyarwanda, gusubiza agatima impembero, ni ukuvuga kongera umutima wacu kuwushyiramo cya kibatsi cy'urukundo, kongera kugaruka ku byiza by'umutima, uri centre, uri rwagati, kugira ngo tubashe gutsinda bya bigeragezo byose by'iyi si, isi consumerisme, ibintu byose bimeze nka isagenique cyangwa papier mouchoir. Ni ukuvuga ukoraho ukajugunya, ukoraho ukajugunya, nta kintu kigitinda, ibintu byose byarabaye pirate. Icyo gihe rero bisaba yuko abantu bagaruka ku mutima, bagira bagasubiza agatima impembero. Ijambo ry'Imana rero rizajya ridufasha kugira ngo tubashe gusubiza agatima impembero, duhuza ibyifuzo by'umutima wacu n'umutima wa Yezu Kristo, duhuza ibyifuzo by'umutima wacu n'umutima wa Yezu Kristo. Ibyo byose rero bizatuma iyi si yacu ihinduka, bihereye ku muntu ku giti cye, bihereye ku muntu, bigahera ku muntu, ku itsinda ry'abantu babiri, ku itsinda rigari, kuri communauté ngari, kugeza aho biba universel, bigera kuri bose. Niyo mpamvu rero natwe tugomba kumva ko urwo rukundo Kristo dukunda, mbere na mbere natwe turwakire mu buzima bwacu, turwakire mu mutima wacu, maze imitima yacu isukurwe na wa muriro w'urukundo, atari urumuri gusa, ahubwo hazemo n'urumuri, n'umuriro utwika ibibi bisohoke, umuriro utuma tugira dynamisme, tugira dynamique, twinyagambura, tuva aho turi tugana heza. Urwo rukundo rero nirwo Nyagasani ashaka ko turugaragaza, bihereye mu mitima yacu, mu mutima wawe uhinduke, n'abandi bazagenda bahinduka bahereye kuri wowe. Muzanabirebe kandi abantu baravuga bati, yewe ubwo uriya yawe yahindutse, ubwo kiriya utakikora kuriya, nanjye birashoboka. Igihe hari ikintu runaka mu mutima wawe cyari cyaragoranye, iyo igitsinze ukagishobora, n'abandi bakubonaho ubwo buhamya. Ibyo ngibyo rero nibyo natwe bigomba kuturanga muri iyi si yuzuyemo intambara, yuzuyemo ubusumbane, yuzuyemo imico irwanya muntu, les antivaleurs, yuzuyemo uburangare. Tugomba kugaruka ku bikorwa by'umutima. Il nous faut revenir au cœur, kugaruka ku mutima, maze wa mutima wacu tukawusukura ugasa neza. Umutima wacu, rwa rumuri, cya gishashi cy'urumuri kikaza kikatwika, ibibi bigasohoka, ibyiza tukabigumana. Turebeye rero kuri Yezu Kristo, niduhinduke, yaradukunze. Umwana w'Imana yaradukunze, nimuze ubwo yakoze wiriwe tuhaguruke dushime Umucunguzi. Nimushime
munamusingize mumwamashyi mumuhimundu ko yadukunze akanadupfira ko yadukunze akanadupfira. Yaradukunze rero, urwo yadukunze ruturange natwe turugaragariza abandi muri ibyo bimenyetso yagiye aduha, by'umwihariko umutima we, natwe imitima yacu ayigire nk'uwe. Murakoze.